inzu y'umukozi w'Imana, inzu y'umukiranutsi, inzu y'umuntu usenga. Reka twe gukoresha iryo jambo wenda ngo umukiranutsi, umuntu usenga. Inzu y'umuntu usenga uzi ko Imana ifite agaciro, niyo yarokotse yonyine. Impamvu ibi bintu mbihereyeho ni uko ejo bundi ndi gutangaza inkuru abantu baba bari kuntuka, uzi gushuha, ariko buriya ko ari impanuka zabaye zikaba ari uko bavuze ariya magambo yo gutuka Imana no kuyambura agaciro. Izo mpanuka ni mpanuka ki? Mwareka ariko tugasenga. Nibyo mpora mbabwira ngo ubukire butagira agakiza ntacyo buba bumaze. Ubukire budafite agakiza nta mumaro. Iteka iyo ukize ukagira ubukire ariko ntugire agakiza, ibintu byose biba ari zero, ntacyo biba bikumariye, nta n'icyo biba bizakugezaho. Ariko iyi nzu yirebe, urayibona neza? Urabona inzu y'umukozi w'Imana? Reba izindi ku ruhande, reba hahiye hakongotse, ariko inzu y'umukozi w'Imana, inzu y'umuntu wubaha Imana yasigaye. Yasigaye ite rero? Uko byagenze, uriya muntu ngo abantu bari baturanye nawe bari babizi ko asenga, kandi urabona ko n'imodoka ye ntacyo yabaye, na pasiparumu ziteye mu mbuga, niba ari pasiparumu batera, niba ari ibyatsi biteye mu mbuga birera, ni icyatsi kibisi, wagira ngo haguye imvura, ahubwo birasa neza cyane. Icyabiteye rero ni iki? Icyabiteye ngo we yihinnye mu nzu aravuga ati Imana, ibi bintu biri kuba nibwo byabaho. Yihina mu nzu amenya agaciro k'Uwiteka Imana. Ikindi kandi ngo yari afite imirimo asanzwe akora yo gufasha abantu batishoboye, cyane cyane abantu bafite ubumuga, bafite ubumuga bw'amaso, akabagurira amarinete. Mbese ngo bari babizi ko ari umunyamasengesho kwera, bari bazi ko ari umukristo, bari bazi ko nimugoroba agomba gusenga. Iyo nzu ye abantu donc yari umukristo, ariko n'abantu ngo bari babizi. Hanyuma rero Imana gukiza iriya nzu ye yarije kubikonfaminga. Ndiweho nabwira umuntu umwe, nashaka umuntu umwe nkamubwira ngo Imana izanyuza ibintu hirya no hino, ariko umukiranutsi wayo ntabwo izamureka. Ngo bari kugenda babinyuza muri Zaburi ya 90, nushaka uzahasome, hariya handitse ngo uba mu bwisho bw'isumba byose, iraza buriya 90 nyine kumanuka ukajya mu mirongo ingahe hepfo aho ngaho, ntabwo ari kuyirangiza yose. Niyo ngo bari kwifashisha bene data bari hariya hakurya muri Amerika, bari kugenda batwandikira message mfite hano zaturutse hariya hakurya, ziri kumbwira ngo umukozi w'Imana shikama, umukozi w'Imana komera, komerezaho, mukomeze musenge, mukomeze mwambara imbaraga. Ni nyinshi cyane. Ubu nanjye noneho ndi kumva nuzuye imbaraga ku rugo rumwe rwasigaye, kandi urwo rugo rumwe rwasigaye ntabwo rwasigaye kubw'impanuka, ahubwo rwasigaye kuko Imana yabitegetse. Yayindi bahaye zero, kuko yabitegetse kavuga ngo uyu ni umukozi wanjye, uyu ni umuntu nsenga, uyu muntu ufasha abatishoboye, ni ingirakamaro. Ama etaje yaridutse, amavira, abantu baza amazu meza cyane y'ubwo bwoko ayo yagiye hasi, amamodoka yahiye za vewiti. Ahubwo ndi kubona iyi umuntu w'Imana iri hariya yasigaye, ndi kubona ari nzima kabisa. Mubona se ko ari nzima? Ariko mwareka tukubaha Imana, mwareka tugasenga. Iyo tukubwiye ngo ubukire butagira agakiza nta mumaro, ni nka biriya tuba tuvuga. Umuntu wakiza kubaka inzu ya miliyoni 378, hafi 378, izo miliyoni z'amadolari, none ubu ngubu ukaba utamubaza n'itafari ryayubatse, ukaba utamubaza n'irangi uko ryari risa, basigaranye amafoto cyakora yagiye kuri internet, kuko n'ibyuma bya biri mu nzu byahiriyemo amatiyo yahiye, kubera ijambo rimwe gusa ngo Imana yaremye ijuru n'isi tuyihaye zero, cyangwa se yabuze uyishima. Muri ibi birori byose nta muntu wo kwishima. Undi nawe arongera bisubiramo uwo mugore, uriya mugore nawe nimvuga busa mwo akagira Imana,
nimvuga gutyo mwe kugira ngo ndamututse, uriya mugore yavuze avuga ubusa, akunda kandi no kuvuga ubusa kenshi. Abakomediye muhantu mukina komedi mugakina mu bintu by'Imana, abo muri Genzi Comedy, abagenzi ndabumvaga muri gukinisha ibintu by'Imana, muraje namwe mubibone Genzi Comedy, ibintu by'Imana mubizibukire, mujye mukinisha ababyeyi banyu, mukinishe inshuti zanyu, mukinishe abayobozi, mukinishe ibindi bintu byose, ariko gukinisha Imana Genzi Comedy mwabagabo, Genzi Comedy muramenye abagenzi Comedy muramenye, inzu y'umukiranutsi, inzu y'umukozi w'Imana, inzu y'umuntu ufitiye abandi akamaro ku buryo bufatika kandi anasenga. Rega ntabwo ari kugira abandi akamaro gusa, ni ukubagirira akamaro kandi ukanasenga. Amakuru dukesha undi mushuti wacu nawe uhaturiye, nawe bari mu bahunze, yavuze ko ngo uwo muntu mu makuru ari gucicikana ngo bamukuyemo, leta yaje kumukuramo, iruhande rwe hari guca, baramubwira ngo sohoka udahera muri iyi nzu, ati nyamara ndi gusenga, bati sohoka, ati ndi gusenga, bati vamo, uravamo cyangwa ntuvamo. Nuko ngo we yari yiteguye ko hari ari imperuka igiye kuba, ategereje ko Yesu agiye kuza akamujyana mu ijuru, kubera ko yabonaga umuriro ari mwinshi, avuga ati uyu muriro nta kundi ni imperuka. Nuko ngo ariko ikimenyetso Imana yakoze, yamubwiye ati si imperuka igiye kuba, hanyuma ngo inzu zose, iy'imbere, inyuma, iburyo, ibumoso zirasha, hasigariye yo hagati, kandi n'imbuga ye nta n'igitonyanga cy'umuriro cyavuyemo. Reba amafoto, reba iyi foto rwose, reba uyu muriro wazengurutse ahantu hose, ugatwika ahantu hose, ariko imbuga ye nta n'igitonyanga na kimwe cyavuyemo. Twababwira ngo gukorera Imana ni ingenzi, ngoya Zaburi ya 90 muyisome mwese, ntabwo ndayisoma, ubundi pe umuntu udakorera Imana ntaho ahagaze. Umva nawe uri kumva iyi video, niba udakorera Imana menya ko ntaho uhagaze, niba udakorera Imana uri kumva Imana itari mu bugingo bwawe, ngwino tugusengere, tugufashe gusenga, ngwino tukwegeranye. Abantu baraduseka ngo ariko ibyo bintu by'Imana mwagiyemo, twabigiyemo tuzi akamaro bidufitiye. Buriya ataba Imana aha hantu ntuye ntabwo mba mpatuye, iyo ataba Imana iyi nzu mbamo ntabwo mba nyirimo pe, sinkubeshe, ariko kubera Imana nyirimo. Kuko kubw'abantu bifuza ko ntayibamo, abantu ariko bakorera Satani, nibo ndi kuvuga, batazi igihe cy'Imana aho kigeze, ariko kubera Imana nyirimo. None wowe ngo nagushaka kwegerana n'Imana, menya ngo ubukire butagira agakiza ntacyo wowe umaze. Nicyo kintu nakizwe dukora. Imana itugirire neza, byanshimishije cyane, numvise ntabibabwiye, inzu y'umukozi w'Imana yarokotse. Amen.